Umuhanzi wo mu gihugu cya Uganda uzwi nka Sheebah Karungi cyangwa se Sheebah the Queen, ubu tuvugana akoze impanuka muri iyi minota tuvuganiraho. Ubu tuvugana akoze impanuka mbi cyane kandi bivuga ko yari atwite inda nkuru. Impanuka ayikoze mu saa moya zijya mu saa moya n'igice. Akoze impanuka yavaga iwabo Mbarara agiye kureba nyina ahantu hitwa Mbarara, avayo agaruka Kampala nibwo akoze impanuka ahantu hitwa Masaka. Akoze impanuka mbi cyane, ubu tuvugana ameze nabi nk'uko ubyumva mbikubwira. Ni amasengesho gusa akenewe kubera ko Sheebah Karungi, umuhanzi wa Uganda, abenshi mu Rwanda muramuzi ko yahabaye. Ni umuhanzi uririmba indirimbo zitandukanye, ni umuhanzi ukunzwe na benshi batari bake ndetse muri Afurika gutwariza hamwe. Icyo nakwibutsa ni kimwe cyonyine, Sheebah Karungi ubu tuvugana ameze nabi, akoze impanuka ku buryo no gupfa ashobora gupfa. Abaganga bavuze ko ari muri koma, kadutegereze twumve ikizavayo. Ariko icyo nakubwira ni kimwe cyonyine, niba wakundaga Sheebah uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa uri no hirya y'u Rwanda, no gusengera Sheebah disi akaba yaba muzima, kubw'impanuka akoze ntimutwarire ubuzima, kuko impanuka akoze yari mbi cyane. Niwe wari utwaye, urebye n'ibibazo gusa. Icyo nakubwira ni kimwe cyonyine, ni ugukomeza gusenga.